Green Card irabura iminsi mike igatangira nk'uko byatangajwe ko izatangira ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2024. Muri iyi video ngiye gusobanurira bimwe mu bintu bitanu abantu benshi bakunze kwibaza kuri Green Card Lotto, ndetse ngusobanurire n'impamvu ukwiye kwapulayinga mu ba mbere kugira ngo uzabashe kumwe mu banyamahirwe bazatsindira ino Green Card Lotto. Ngiye turi kumwe ndi Ben, iyi YouTube channel yacu bayita Click Rwanda. Nimba uri mushyashya kana subscribe. Click Rwanda ni company ihuza abakozi n'abakoresha, ni company ishobora kugufasha gukora application mu bintu byinshi bitandukanye ukabasha kubona akazi yaba aragahwanye n'ibyo buzi cyangwa se utize. Zimwe muri serivisi Click Rwanda itanga harimo guhuza abakozi n'abakoresha, gukodesha imodoka, kugurisha amazu n'ibibanza ndetse no gukodesha amazu. Ubaye ukeneye imwe muri izo serivisi wareba izo nimero ziri kuri screen yawe ukabandikira cyangwa se ukabahamagara bakagufasha. Nimba ukeneye kandi akazi kajyanye n'ibyo wize cyangwa se gukora application mu bintu byinshi bitandukanye, izo nimero nazo uzandikire baragufasha gukora application ahantu henshi hatandukanye maze ubashe kubona akazi k'inzozi zawe. Dukomeje rero, Green Card irabura iminsi mike ngo itangire nk'uko nabe bakomeje mbibabwira, ndetse n'ukuntu byatangajwe ko Green Card izatangirira kwa applying cyangwa se aya mahirwe yo kwinjira muri Green Card Lotto bizatangira ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2024. Hari bimwe mu bibazo abantu benshi bibaza kuri Green Card Lotto, ndetse hari n'abandi batazi Green Card Lotto n'iki, wenda babyumva abantu babivuga ariko bakaba batabifite amakuru ahagije. Nimba uri muri abo bantu ntugire ikibazo, reba ino video mpaka irangiye kuko ngiye gusobanura byose wibaza kuri Green Card. Ngiye gusobanura ibibazo bitanu abantu benshi bakunze kwibaza kuri Green Card. Ndakeka biri buze kugufasha gusobanukirwa byose kugira ngo izo tariki zizagere ubashe gusobanukirwa byose, dore ko zibura iminsi mike ngo tugere mu kwezi kwa 10 kugira ngo application itangire ku mugaragaro. Ikibazo cya mbere abantu bakunze kwibaza ni ukwibaza ese Green Card ni iki? Hari abantu benshi bumva ngo Green Card ariko bakaba badasobanukiwe icyo Green Card ari cyo. Green Card ni uruhushya rukwemerera kuba cyangwa se gukorera muri Amerika igihe cyose. Ni ukuvuga iyo ufite Green Card ubagwa nk'umuturage wa Amerika, uba ufite inshinga cyangwa se ufite uburenganzira bungana n'ubw'umuturage wese wavukiye muri Amerika. Ibire umuturage wa Amerika nawe biba bikureba kuko ubagwa nk'umuturage wa Amerika. Ni cyangwa se ni card ikwemerera kuba umuturage wa Amerika, ukaba waba muri Amerika cyangwa se ugakorerayo igihe cyose ubishaka. Noneho Green Card Lotto ariyoho ni application cyangwa se ni uburyo leta ya Amerika yashyizeho ku buryo itanga amahirwe ku bihugu bitandukanye, kuko ntabwo ari ibihugu byose, ni ibihugu bifite abantu bake bari muri Amerika cyangwa se bakorera muri Amerika cyangwa se abantu bake bagiye muri Amerika. N'ibyo bihugu leta ya Amerika ibiha amahirwe yuko bashobora kuba bajya muri uyu mukino w'amahirwe. Twabyita umukino w'amahirwe kuko ni umukino ujyamwo abantu bose bari mu ibyo bihugu byemerewe kuba byakoreye application, nta kindi kintu bagendeyeho, bakagerageza amahirwe bakapulayinga maze bagaza gutoranyamo abagize nyine abo amahirwe yasekeye, maze bagakurikiza izindi step kugeza bageze kuri step ya nyuma yo guhabwa Green Card. Ariko ibyo byose biba byaciye muri application zibera online, hari nabyo ngiye kubasobanurira ko ushobora kubikora ndetse n'ibisabwa byose kugira ngo uzuze application kugira ngo nawe ushobora kuba umwe muri abo banyamahirwe bashobora gutsinda Green Card Lotto, maze ukabona Green Card ikwemerera gutura ndetse no gukora business zawe muri Amerika ubuziraherezo. Ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza ibintu bisabwa kugira ngo umuntu abashe kuba yakina cyangwa se yaparticipatinga muri iyi lotto cyangwa se muri uyu mukino w'amahirwe kugira ngo babe bamwe mu banyamahirwe bashobora gutsindira Green Card cyangwa se bashobora gutsindira n'irushanwa rya Green Card Lotto. Bimwe mu bintu byose bisabwa rero kugira ngo ube umunyamahirwe cyangwa se umwe muri abo bantu bashobora gutsindira iyi Green Card Lotto kugira ngo uzabone Green Card, harimo ibintu byinshi uba ukeneye kuba ufite cyangwa se kuba wujuje. Hari ibisabwa muri application, hari n'ibindi bisabwa nyuma yo gutsinda application. Iyo wamaze gutsinda step ya mbere ya application, hari ibindi byangombwa bindi bagusaba, gusa ntabwo wabibura ubashije kuba watsinda application. Step ya mbere wamaze kwitambuka, step ya kabiri ntabwo biba bigoye cyane kuko ibyo byangombwa biri mu gihugu cyawe uba ushobora kubibona, keretse iyo utabyujuje nyine cyangwa se hari ikindi kibazo kijemo. Kimwe mu bintu bisabwa cyane iyo umuntu agiye gukora Green Card Lotto, haba hakenewe ifoto. Iyi foto ni kimwe mu bintu umuntu wese ugiye kwapulayinga Green Card, ugiye gukina no Green Card Lotto aba akwiye kwitaho. Ngira ngo mureba ku gafoto kari kuri screen, nagerageje kugashyiraho neza kugira ngo murebe requirement zose gafite, murebe ibyo kujuje uko kangana cyangwa se uko ibimeze. Iyo foto niko iyo foto baba bakeneye kugira ngo wapulayinge Green Card kandi ibintu byawe bibe successful. Uba ugomba kuzuza izo measures ziri kuri iyo foto muri kubona, kandi ifoto ikaza ikeye ugaragara. Ni ifoto ugomba kuba gufotora ino foto utambaye amarinete, utambaye ingofero
keretse iyo uri umusilamu cyangwa se ukomoka muri biriya bihugu by'abasilamu nibwo uba wemerewe wenda kuba wakambara ya ngofero cyangwa se bya bindi abagore b'abasilamu bambara, ariko iyo nta kindi kibazo ufite udakomoka no muri ibyo bihugu by'abasilamu, rwose kuramo amarinete ukuremo ingofero wifotoza ugaragara wese kandi uri ahantu hari urumuri rukeye, kandi biba byiza iyo ukoresheje kamera ntukoreshe telefone kugira ngo ifoto ize ikeye kandi imeze neza iri kiriya ugaragara neza. Ngira ngo murakomeza mureba kuri ako gafoto nashyize muri screen, murebe izo meja uko kameze. Nizo meja bakoresha kugira ngo ba applying green card kandi ibintu byawe bibe successful, kuko ifoto ni kimwe mu bintu biza bituma abantu benshi bataba selecting, kandi bahora bavuga ko ibi requirements z'ifoto baba bakeneye baba bazivuga, kandi nibyo ngibyo muri kubona kuri screen yanyu. Nagerageje kubishyira mu kantu gato kugira ngo muze kubibona neza, kugira ngo buri wese nabikenera ushobora no gufata ugahita ujya screenshot kugira ngo izo meja zose uzaba uzujuje. Wenda ushobora kwibaza ese ibi foto nzayibona gute? Mu gihe ugiye kwa applying green card rero ushobora kujya ahantu bakagufotora ifoto ukabereka zino meja, cyangwa se ukababwira ko ari ifoto zo gushira kuri green card kuko bamwe baba bazi izo mejire zazo, cyangwa se ukazibereka babaye batazizi, bamara kuzigukorera ugakora application cyangwa se ukazohereza umuntu ugiye gukora application akagufasha ibintu bikagenda neza. Iyindi requirement ikunze gukenerwa muri green card roto, hakenerwa ko umuntu uyikora nibuze aba afite yararangije amashuri yisumbuye high school. Noneho iyo utarangije amashuri yisumbuye, ikindi batanga amahirwe ku muntu nawe utarabashije kurangiza amashuri yisumbuye, batanga amahirwe ku muntu ufite experience y'imyaka 2 wenda mu kazi runaka. Iyo ufite experience y'imyaka 2 utarangije amashuri yisumbuye, nawe ufite uburenganzira muri green card bwo kuba wakora application. Ikindi kintu gikunze kuba muri green card application, haba harimo uburyo ushobora kwa applyinga nk'umwana cyangwa se ukapplyinga nk'umuntu mukuru. Noneho iyo uri kwa applyinga nk'umuntu mukuru, iyo bagufashe abana bawe cyangwa se umuryango wawe, ushobora kujyana nawe ukaza ugukurikiye ukagendera kuri green card yawe, nabo bakahita babaha green card. Nabyo bikunze kubaho ibintu byiza niyo uri n'umwe ku giti cyawe uri gukora application, ukabasha kubabona opportunity yo kuba watsinda ino roto cyangwa se ano mahirwe yo muri green card aba. Noneho iyo na interview byose step zose zirangije ukabasha kubona ino green card, biguha amahirwe kandi akomeye no ku muryango wawe, abo ari bo bose bari muri famille yawe, kuba bahita babaha nabo green card maze bakagusanga muri Amerika aho uri. Ikindi kibazo abantu bakunze kwibaza kuri green card, benshi bakunze kwibaza ese bafata abantu bangana iki kugira ngo babashe kuba bakomeza ku zindi step. Green card roto ifata abantu 55,000 iyo abantu babone bo bafata kuri stamp ya mbere. Iyo bakoze application bareba muri izo documents zose, bagafata abantu 55,000 ku isi yose mu bihugu byemerewe gukora application ya green card. Abo bantu bakaba bagenda mu zindi step zikurikiye, zaba izo kuzuzamo izo documents zisabwa, ndetse n'abazuje nabo bakajya muri step ya interview, ari na step ya nyuma, kuko step ya nyuma ya interview irangije byose bikagenda neza bikaba successful, uhita ubona iyi green card. Ikindi kibazo abantu benshi bakunze kwibaza ese nimba narakoze green card application cyangwa se narakinye ino green card roto, hanyuma itariki yo kureba ko abo bantu babaye selected ikagera, nagute nabe ko nabaye selected? Ushobora kujya kureba aho wanyuze ujya kwa applying, ushobora kuhanyura, kuko iyo application irangiye baguha imibare. Iyo mibare uba ugomba kubyizi ukareba ahantu yandika, kuko niyo urebera ko wabaye selected. Urukumva iyo mibare iyo wayibagiwe ntabwo ushobora kureba ko green card yawe yabaye selected. Gusa bashizeho uburyo bwinshi ushobora kuba wakibutsa imibare yawe y'ibanga, cyangwa se iyo mibare baguha irangije gusubmitting application, ku buryo ushobora kuyibutsa mu gihe wayibagiwe. Ariko icyiza nuko nyuma yo gukora application imibare baguha uba ugomba kuyibika ahantu kure. Ikindi kibazo abantu benshi bakunze kwibaza ese nanjye nakiapplyingira ino green card roto, cyangwa se nanjye nashobora kwikora bino bintu bya green card? Igisubizo ni yego. Iyo ubishoboye ushobora kubyikorera rwose, ugafata telefone yawe cyangwa se machine yawe ukabasha kuba wakwikora application ya green card ubaye ubishoboye. Iyo utabishoboye ushobora kugenda ukegera abantu babishoboye bakabigufasha, wenda ukabaha amafaranga ya serivisi runaka kuko baba bagukoreye ibintu utazi cyangwa se udashoboye gukora, maze ibintu bikagenda neza. Bamwe mu bantu bifuza ko tuzafasha gukora application ya green card, bari bizo nimero ziri kuri screen yabo kugira ngo bazandike, cyangwa se batwandikire kuri WhatsApp kugira ngo tuzabafashe gukora application igihe izaba itangiye, ndetse nababwira n'ibindi bintu byose bizaba bikeneye mu gihe hari ibindi bizaba bikeneye bishyashya tutavuze aha ngaha.
Nimba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu bayita Click Rwanda. Click Rwanda ni company itanga serivisi zitandukanye, yaba serivisi zo guhuza abakozi n'abakoresha. Dutanga abakoresha batandukanye, yaba abakoresha bafite amashuri cyangwa se abakoresha bize cyangwa se abatarize, yaba ari abakoresha bakora utuzi twose turabatanga. Iyo ukeneye umukoresha cyangwa se iyo ukeneye umukozi, ushobora no kutwandikira kuri izo nimero tukabasha kuguha umukozi wose ukeneye mu gihe gito. Iyo ukeneye inzu ikodeshwa, iyo ukeneye inzu zo gukodesha cyangwa se imodoka zo gukodesha, ushobora kuhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyo nimero uzi kuri screen yawe, nawe tukagufasha.